ati nubwo wakora iki nubwo ukunda n'uyu musore nubwo mukundana iki bavuze ko mutazigera mubana ntibabishaka bashaka kugira ngo babashwanishe bashajya kuba bakore buri kintu cyose unyumva neza hashize iminsi ibindi kukubona muri ETSL ndavuga ngo nahantu badepoza ibijyanye n'amaviza ndabona wa applyinga yo visa kugira ngo visa yawe uze mu Bubiligi uze kureba ibijyanye n'ibiki ubuzima bwawe Imana yambwira ati we na boyfriend wawe cyangwa se no boyfriend wawe mwari mugiye gushwana mutazi ibyo mushwaniye ku buzima bwanyu ubwo bari barasezeranye n'ubundi sharing your life twese turi abantu 500 buri wese sharing abantu 10 ishe kuri group ya WhatsApp ubamo gira aho uyitereka sha kuri stat yawe Imana igira umuntu ifungurira igira umuntu itabara mu izina rya Yesu igira umuntu itabara igira umuntu ikorera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth so tubikore in the name of God 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 tubikore twese dusharinga abantu 10 5 7 8 tubikore twese in Jesus name tubikore twese mu izina rya Yesu kandi Imana irabigukorera put anywhere you must need to put iget barangije baravuga ngo you will never win ntuzigira winninga data v ntuzigira ubaho ubuzima bwawe kubera ko inyenyeri yawe ufite amarira wa mwana wagahinda kenshi reka nkubwire ibi ni ibiki ni kubona kweli baravuga ndi kukuvugisha nkumva ikiniga muri njye nta kintu wakoze nta muntu wiciye bagiye barafunga urugo rwawe bavuga ati ntibizakunda I'm ready ntibizakunda ko wowe ushaka uzabe mu rukundo ariko uzajya rurangira ugiye gufata decision y'ikintu kizima ariko uyu munsi Imana irambwiye above all the gods hariho Imana Amen. wasenze uburiki Skyla dore mama Muneta za Merinete aravuga ibi ni ibiki biguca kwizi live mama reka gato ndaza gushimira umuntu nyuma uyu muntu agira nabi aragenda arakuboha aravuga ngo ntago uzigera unezerwa n'umunsi numwe ntago uzigera n'umunsi numwe ubasha kurongorwa ubasha kugirirwa neza ubasha ko ibyawe bigomba guhagarara ariko ndavuga Imana yaragiye n'amagariye ngiye kukuvanira izina kwa Charlotte aho baguteretse baravuga ngo iwanyu hazaba agahinda ntihazaba umunezero aho uturuka hazaba agahinda ntihazaba umunezero ntihazagira umunezero iwanyu ntihazagira buri wese nzamure gift afite mu izina rya Yesu buri wese nzamure gift afite in the name of Jesus ndabinginze munzamure gift yose ufite in the name of God kugira urukundo nkunda uyu mumama bita Monete mama Monete ukore subscription ahanga kugira uje winjira ahanga menye ko waje Imana yavuganye nanjye ngo igiye gukuraho agahinda umubabaro ukomeye ku buzima bwawe n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareth baravuga ati ngo ntibizigera bikunda reka tugafate noneho tukaroge uburozi bari bakuroga uyu munsi reka tukaroge hari umusore uri kugakunda uri muri mu Bubiligi tukaroge dutumara kukaroga uyu musore bashwane bakime visa bakora ibi n'ibi byose karangize kaje muri depression kugeza igihe kaziyahura ku giti cyako ndakuraho Imana ihoraho ntabwo uzigera wiyahura
Amen. Charlotte akora ibyo bintu aravuga ngo nzabikora, nzakubabaza, nzakugira agahinda. Share live, nzababaza ubuzima bwawe, nzababaza agahinda kawe, ariko data yavuganye nanjye ngo aje gutabara ubuzima bwawe, ngo yaje kuba gutabara ubuzima bwawe. Ndabona intabarwa, ndabona kugirwa neza k'ubumana. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Uyu mugabo talapuso primende lebosha. Uyu mugabo ibintu yavuze aravuga ati ngo nabyo byashoboka niba atari imbaraga z'Imana ariko afite imbaraga. dore njyewe Sinzi nzamwangiza uyu mwana w'umukobwa. Ntabwo uzangirika nshuti yanjye, ntabwo uzigera wangirika nshuti yanjye. Hari ubwiza Imana iguhaye. Tuze tuba live ya mbere mu izina rya Yesu uri gutradingwa. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Imana ivuganye nanjye. Buri muntu wese uri ahangaha nguhaye amasaha 28, yaba yitwa Charlotte, yaba yitwa Dressing Zenza, yaba yitwa umuntu runaka, agiye kurekura urarangiye inzira zawe mu izina rya Yesu. Agiye kurekura inzira zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Agiye kurekura inzira zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Agiye kurekura inzira zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuntu wese uzi ko afite igikorwa cyawe, mbabarira unsharingire, nyamara washaringa umuroza akamenya ko hari Imana imbere yawe. Washaringa ino live mu izina rya Yesu, wabinkoreye mu izina rya Yesu. Imana bakamenya ko ari Imana itabara ku buzima bw'abana b'Imana. Zalime konda la bashoka talibados. Lemon pempem pempi le bota kile menda. Limeso liba haya. Imana igukuyeho umubwire iki gitondo wagombaga kuba uhumye. Wari ufite ubuhumyi ugahuma burundu. Kuramo rineti yawe. Ngiye gusenyera ubuhumyi byose. Niba utajya unasoma utambaye rineti ugiye gusoma nona. Amen. Shakira nk'igitabo cyari cyo cyose cyangwa Bibiliya cyangwa anything. Mama Munete, iki cyumweru ngusabye iminsi 2 cyangwa umunsi umwe. Kuwa kangahe ngusabye kuwa 4 no kuwa 5. Umbabarire, hari ibintu Imana igiye kubohora byawe by'amafaranga yawe yibwe. Amen. Uzirize iyi minsi 2 amafaranga yawe yaribwe. Ufite agahinda k'umutima wa mubyeyi we. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi imbere y'abantu. Amen. Kora ku maso yawe gete. Faxman, fungura video yawe. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndategeka none ahangaha imbaraga z'ubumana, imbaraga z'icyubahiro, imbaraga zikomeye, fungura icyerekezo cy'uyu mwana mu izina rya Yesu. Na buri muntu wese urwaye amaso izere kuri izi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga z'ubuhumyi, ndirukana imbaraga z'ubuhumyi. Ibi cyeze ujye ureba guhera uyu munsi ndabyirukanye ku buzima bwawe. Waboho fata igitabo cyose, fata igitabo, soma uko utajya ubikora. Somera funga hariho hose. Ndi gusoma myimuka Misiri. Igice cya 13. Uri kureba se uko utajya ubona? Ndi kubareba. Ese mwavuze ngo amena disi mwahangaha mu izina rya Yesu. Uri kureba yige? Amen. Ntabwo ugomba kutabona mu izina rya Yesu. Buri wese sharing ya live in Jesus name. Thank you. Uri kubona? Ubanza ubifiringe gato, ubanza ujye hasi ubifiringe. Haleluya, ubifiringe, banza ubifiringe neza kuri ari wowe. Faxman, reka maze nkubwire ibintu Imana imbwira ari kuri live numva umwuka arambwira ati ngo baguhamagara. Yego, baramamagaye. Imana irambwiye ngo nkubwire ufite agahinda kajya guturitsa umutima wawe.
for real. data avuganye nanjye ngo ugiye gutangira ikinyamakuru cyawe, YouTube channel yawe izakugaburira ukaba superstar ku buzima bwawe. Amen, 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 pastor. Izaba Amen. yitwa Faxman TV. nayitangiye nimugoroba ifite abasubscribe ubu ngubu bamaje kuba abasubscribe 340. nayitangiye A0, nayitangiye iri joro. Imana banzumbwire ibinaguhanuriye, banzumbwire ko ibinaguhanuriye gato, banzumbwire. Urumva ibintu byose wamanuriye byarabaye mbere yuko mva ku gitangazamakuru nakoreraga cya 3D TV Rwanda, ariko ndabanza nsuze n'abantu bose baraha, byose byarabaye uko wabimbwiye. Turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. urambwira ngo ugiye kugambanirwa, wirukanwe, kandi n'abazakugambanira ntabwo bazaguma kuri icyo gitangazamakuru, nabo mu gihe gito bazirukanwa. Icyo gihe nibyo wambwiye, urambwiye turusenge cyane, hanyuma urongera umpanura nanone ubukwe, mariage. Ndabyibuka, ariko na mbere yaho wari warampanuriye yuko bazanyiba, kuko baranyiba ibintu byose byo mu nzu. Wari waramanuriye ko nari mfitanye ibibazo n'umugore twabanaga, mbaza no kuguhakanira, urambwira uti ndimo ndabibona. Ibintu byose wambwiye muri make byarabaye. Barakwirukanye ubu ngubu, barakugambana, barakwirukana. Bimeze nko ni strategy umuntu akwirukanamo. Ndabyumva rukundo company ikora ibintu. Yes, ni strategy ubona ko umuntu ari kukwirukana, ariko ugasezera ariko umeze nkaho wirukanwa. Ntabwo ari ukwirukanwa kwa mutera. Ndabyumva nyine no gusezera kugira usezere, of course, kubera discipline ya company. Ndakumva cyane. Imana irambye ngo nkubwire. Yego. Ibi naguhanuriye sinjye wabikoze, ni Imana yabivuze. Yego. Abo bantu bakugambaniye kandi nabo bakavuyeho. Yego. Abanyarwanda babyumva hanga, ugiye kuba umuntu utangaje ku buzima bwawe, n'ukuri kuwiteka yo mu ijuru. Amen, amen, amen. Ndabona Imana ikuremeye amashimwe atangaje, uzajya wicara abantu bakavuga ngo wow. Amen, amen, amen. Imana ikufunguriye amashimwe ku buzima bwawe, aho utazigera n'umunsi n'umwe wongera kuba abantu. Nari ngufite ubutumwa buvuga ngo hari umukobwa uri muri Amerika hanze ugiye kugukunda, uri kugusaba ko muganira. Imana irambwiye ati ngo niwe sponsor wa mbere Imana igiye kuguha. Ariko se mwaje mumvugira ngo amina this. Amen, amen. Data avuganye nanjye, ibi mbihanuye babyumve. Imana irambwiye ngo nkubwire, niba narahamagawe n'Imana, ntabwo uzongera kugira ikibazo cy'amarira ku buzima bwawe. Amen, amen. Bagiye kumenya ko nahanuye ibi bintu ku buzima bwawe. Ndabona igitangazamakuru kigiye kwitwa Faxman TV. Imana igiye kugiha imbaraga. Irahari, nagifunguye pastor, nagifunguye nimugoroba. Niba wagifunguye n'abantu barahanga bagende bagusubscribingireyo mu izina rya Imana yavuganye nanjye. Nimugoroba kuri 0 subscribe. Kuri 0 subscribe ubu mfite abasubscribe hafi 400, barabura gato cyane ngo buzuri. Ugenda uvuge Pastor Hakim, umubwire ngo Pastor Hakim ndagushimiye wamanuri. Izina ry'Uwiteka Imana yo mu ijuru, wa mugabo we ushizwe mu bantu amateka yabo ahindutse. Amen. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese asharinge live ushizwe mu mateka y'abantu bahinduwe in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen, amen. Ndagushimira Imana kandi ndagushimira pastor, kubera ko ibintu byose wambwiye byarabaye. Ntago navuga byinshi hanga, ariko hari umunsi wo gushima Imana. Amagambo yose umbwira, ibintu byose umpanurira, ndibuka bwa mbere nza muri biro yawe nje kukureba, ugahita umenya ibintu byanjye byose n'ibyo mu rugo byose wahise ubimbwira, nkajya naguhakanira nkubwira ko bidahari kandi kuko niko byari bimeze. So ubu ngubu ndakwemera, uri umuhanuzi wanjye kabisa. Ibintu byose uzajya umbwira ntago nzongera kugupinga. Amen. Imana imbabarire gupinga. Yo. Kandi ibyo kazi kawe wari wabipinze.
cyane ntago nabyumvaga, ntago numvaga nyine ari nk'ibintu oya wabimbwiye n'ubundi ndi muri iyo process. Ari ibintu umuntu akubwira ari ubuhanuzi ariko ugasanga nibyo bihurimo, nibyo bihe urimo, kubera ko nicyo gihe wambwiraga ibi bintu by'amafaranga y'inzu. Icyo gihe niyo situation nari ndimo, ni mu cyumweru gishize urumva ibintu wambwiraga byose ibyo bihe nari ndi kubicamo, nari ndi kubinyuramo. Ni kwa kundi nyine umuntu akubwira ibintu agahamanya n'umutima wawe 100% ko ari byo bihurimo. Nari mbizi ko naranabwiye ati ibyo bintu uri kuvuga ni ukuri, ntabwo nzano wari wabikuye, ariko nari ndimo ndagambanirwa kandi ngagambanirwa n'abantu dukorana. Ntabwo nari mfite amakuru nyine, ariko narabibonaga. Hari ukuntu nyine abantu bamukorana bagahita bakupa communication iri hagati yawe na boss wawe, kandi nta hantu nari maze hafi imyaka 3 nkora neza, ndimwe mu bantu baperforminga neza, nta kibazo mfite. Mari igihe kinini nahibaga nabyihanganira. Rero ibintu wambwiraga byose narabyumvaga, nuko nyine nuko utabivugaga 100%. Hari n'ibyo wambwiraga ukambwira uti ntago nabivugira ahangaha, ariko byari ukuri narabyumvaga mu isi yahuri. Aka kanya ndi kuvugana nawe, genda wakira amashimwe guhera uyu munsi. Amen, amen. Wemere gusa uyu mukobwa inje mu buzima bwawe, genda wakira amahirwe uyu munsi. Imana ihimbazwe. Nahanuriye, reka nkubwire gatoya. Uyu musore bamwitanda, reka nibuke izina rye, wait gatoya. Nahanuriye Prosper Nkomezi aza kuririmba iwanjye mu rusengero i Kigali. Yarasabye visa zikamunanira zose, byaranze. Ndamuhamagara mu rusengero iwanjye aza kuririmba. Ndabwira Nkomezi, Imana iguhaye umugore uri muri Amerika kandi ntawe uzongera kubarizwa kuri ubu butaka, nubwo bakwimye ibi bintu byose. Ubu ngubu ari muri Amerika, muri Iowa. Turavugana n'inshuti yanjye. Nta umubaze ngo Prophet Hakim yaje kuririmbira iwanjye mu rusengero iminsi 2. Imana ejo bundi yarambwiye ati ngo dore bwa buhanuzi bwarasohoye, umugore uri muri Amerika. Namuhaye size, muhataye y'umugore, mubwira buri kintu cyose. Namwe ati nubwo uri mugufi, Imana ikwime kuri ubu butaka, rekana na visa za Europe, ugiye kurwana ujya hejuru. Imana yarabikoze. Pastor, ibyo uri kuvuga ndabizi byari byaranze ko Nkomezi Prosper n'inshuti yanjye, ariko yakoze ubukwe mu cyumweru kimwe, mu kindi cyumweru visa arayibona. Ubu bari muri Amerika ariko ba muri Iowa. Turavugana n'inshuti yanjye. Uwitwa bamwitandura ukina amafilime bamwitanda, ufite umugore witwa Queen Regis ari he? Regis ari muri Brazil. Ari muri Brazil, niho ageze, niho yagiye mu iserukiramuco, niho yagiye. Noneho yageze muri Amerika. Yego, kandi warabimanuriye Pastor. Ndashima Imana rwose, ibintu mbwiye nibyo, kandi n'ubundi banabimbwiye. Twaje tuvuga ngo amen adisi bene data. Amen. Yesu si umwami w'abami bene data, Yesu si umwami w'abami. Arakoza mu rusengero, iyo ufite urusengero mu Bubiligi ubishaka, ubu namaze kumushima witwa Munete in Jesus name. Ibintu byabaye nje nukuri Imana ivuganye nanjye. Reka nkubwire Faxman, aha hantu havaniye umugisha. Genda ujye gutereta, banaguterete, unaterete n'izina rya Yesu, Uwiteka arabigukoreye. Amen. I swear to the Lord. Reka wanze maze mpanurire umumama urebe kuntu mba mpanura gato befko ngusengera Faxman. Reka urebe mama, ngo reba ibikureba, ni gutyo yitwa, uranyumvira? None se ubundi ndareba ibindeba, ndareba bimeze gute? Tujye nani izina ryawe umubyeyi? Uri hehe mama nonaha? Ndi muri Amerika. Asante. Imana iginye pusha batari muri Amerika. Amen. Abantu bose bari muri Canada bari ahanga. Imana irambwiye ati ngo amahirwe y'amakontra arakinguwe. Belgique adresse niyo ngiye France yamaze kwishiraho mu izina rya Yesu. Hallelujah. Umva madame. Ndebe ibindeba. Oya, ndebe ibyanjye. Ndebe ibyawe. Okay. Data mu izina rya Yesu Kristo.
ndasengera uyu mubyeyi niba nkorera wowe data yaruremye, ndamusengeye aka kanya uko abantu bari ahangaha umuhanagura agahinda n'umubabaro afite none. Mwami araremerewe mu buryo budasanzwe, araremerewe mu mbaraga zidasanzwe. Mwami wamukingurira uneza n'ubushobozi ku buzima bwe. In Jesus name. Amen. Mama reba ibikureba, ufite abana bangahe? nta n'umwe. Nta n'umwe niyo natangiriye nyine. Hari umuntu wagiye aravuma ubuzima bwawe kugira ngo utazigera unezerwa uba umumama nk'abandi. Namufashe tarira. Arakuvuma aravuga ngo ndakuvumye ntabwo uzigera ubyara nk'uko abandi bagore babyara, nk'uko Jeannette afite umwana, nk'uko Rosine afite umwana, nk'uko umuntu runaka afite umwana. Ndategeka imbaraga z'Imana nkorera, Imana nkorera buri muntu wese ugiye gusharinga ino live. I swear to the Lord Jesus Christ of Nazareth, mu masa kugeza ku wa mbere inkuru nziza igomba gukomanga iwawe in the name of Jesus. Mama ngiye aho ngaho, reka manze subire mu mateka gatoya. Humura ngo ino hanga ubohokera aha, nushaka wiririre, igihe cyawe kirageze cy'ikidendezi kuvanwamo. Hari umuntu wagiye arakuroga aravuga ngo reka uyu mwana. Mama reka maze ntangire gatoya, wavukanye ubwenge supernatural Imana yakwihereye. Ubuvukana nabo, ariko uyu muntu uri kuvuga ati ngo yego ni bisawa kweli. Uvukana n'ubwenge muri supernatural, nimwonge kuzamura abantu kandi udashaka video mu masegonda 5 ahita amanuka. Muri supernatural yawe Imana yaguhaye ubwenge. Banza wicare neza ngufashe. Barangije baragenda bakurogera ahantu bita Uganda Kabare, bamaze kukuroga. Mana subiza we, mana subiza. Pastor ndi kuruhuka mu mutima wanjye wari umfunze. Humura. Umwuka w'Imana ugomba kumanuka muri iyo nzu ugasubizwa ubuzima bwawe. Amen. Bakurogera aho ngaho muri Uganda baravuga ngo reka tumwumvishe. Amen. Mana niwo uvuze we, niweho Mana nukuri. Yo Mana subiza bora nanjye ndakwinginze. None barangije baragenda baravuga ngo uyu mudamu tuzamubabaza, twamubujije kwiga, twamubujije gukomera, akura mu buzima bw'ubupfubyi, ubuzima bwo nta kigenda aratabwa. Ayiwe nibyo pastor. Le mole poshipo kile mendo la somanda kile pradesendele brahaya. Umuntu wese urahangaha uyu mumama agiye kubohorwa n'imbaraga z'Imana. Aya marira uri kubona baravuga ngo uzajya ufata ibintu umva nkubwire, bashatse kukwica nk'injiji no kugera muri Amerika kwawe byari bitangaza, kubera ko n'aka kanya hari ibintu bigufata mu mavi, bigafata mu bitugu, bikakubabaza amanywa na nijoro. Amen. Nibyo. Watwara CV yawe ugiye ngo bayikoreshe bakareba bakakwima akazi, ariko hari akazi kagiye gukinguka muri Amerika ugiye gutunga amafaranga.